bestie. Meze bitese. Meze neza? Ya, meze neza wowe. Nanjye meze neza. Akusha wabyutse usa neza mana yanjye. None se nabyutse niyitaho ninde wundi nakwitaho? Twagira ngo hari umuntu ugiye kuza kureba. Umva ngomba kwitaho ndacyari umwana mutoya buri umwe wese abagomba kundeba nyine akajisha akaba ari njye akagumizaho. Mugihe naragira umwana nitaho. Wese. Kandi wasanga nta mukunzi ufite. Aho batangiye. Umukunzi w'iki? Uyobewe ibyo mba ndimo njyewe. Ni ukuri best wanjye mba naraguteresa kandi ntabwo ari kunyemera. Egos? Ari kunyemera? Aya, Olivier ngiye mufatara musaza wanjye nyine uburyo tubanyemo mana yanjye. Ni nkuko nyine nabana no musaza wanjye. Shabura mugani n'ukuntu uburyo twahuyemo ntago ibintu byo kujya muri relationship sinzi ko byapfa guhita bikunda. Nanjye ntabwo nabyemera ahubwo utazigira unarota kuko nuramuka unabirose uzahita utokesha kuko urabizi ngiye mu rukundo ntabwo ndimo nukurya ibyana nkabirya amafaranga inote nkazibika ku mufuka wanjye. Nzabyuka zamfashe mite nkongoza ahubwo mite nkurabura akuzi ko ndebye ukabona hari ndi bya byana wirirguza nazana ahangaha ufata uko wiboneye. Ujye ufata nka mushiki wawe niko nakubwiye. Uri sister man. Uri se. You're my sister. Man, ngereka nkubwire nge nanakurakare. Nakoze iki se none? Usuko kugira ngo ugende usoke wenyine uzi neza ko maze iminsi nanjye nakantu ndiho ugende umwe wenyine. Nanjye ni umushiti wanjye wari wanyanye. Subize ko iyo mfite ibiceri ko ngenda nkagutamo. Avumva mwisabira akantu umwana. Sister wanjye nta kintu wanyima. Semana yanjye. Ngahibaze. Usubwo brother we niki yagusaba kamwe. None nkunda kunyumva vuba. Ngiye. Mva semana. Hari cyana nyine kigiye kuza kundeba tu. Nona mwisaha imwe yarageze. Ngira ngo ngusabe wihangane. Sibyo? Ube witarasiriza hirya mu mihanda. Insoza gahunda zanjye ndahita nkurabura ku gafone ugaruke. Akorive mane narize ngo ni ikintu kirenze ugiye kumusaba. Niwe wanseka gutyo. Basi mbwira ko binyemereye nyine. Igose nta kibazo pe n'ubundi ntabwo nari mfite gahunda yo kwibanga. Yowe wanjye. Ndakwemera. Njye umujeni ngiye kujya kureba. Ahagana hese none. Namwe w'igikondo. Pani igikondo. Aramukatiye ubona. Mbakatira iyo na amafaranga yashize. Iyi note zigarutse nanjye rero mpinduka mu. Ugabanya gukunda amafaranga. Umva urabizi naby'ubuntu bibaho. Ngomba kugira uti. Reka ngende ahubwo ndebe ko natana nako kunywa dore ndashaka. Shana Imana uze kwibuka agachampagne dore muri frigo nta kintu kirimo cyagereze nabi. Uwo nibyo bakiriza bari abakobwa ba. Sashushu. Merci. Icyano cyiteho nyine. Genda. Riza yazanga umoreye umuti kabisa. Telefone mute muhamagara. Mo bebe. Vitesse. Byiza. Rasa neza. Nakoze. Abaye keza. Neza. Wizize uduki. Sikuno turi guhumura. Yego. Ari kuntungura. Ngomba kugutungura. Ese ko ufite isoni man. Yego umukobwa nagize isoni. Davies. Umukobwa nagize isoni meza. Abaye keza cyane. Umuhanzi twabwiza uramuzi. Ndamuzi. Murasa. Akoze. Nukuri. Yabaye mwiza pe. Akoze. Neze kuki watinze? Ndebye naguhamagariye. Erega moto zazabuze. Urabizi sinapfa kujya muri bisi. Bisi yo nukayigenda. Yego. Ahubwo utajya umbwira ngo ushaka uyu taximan ugutwara. Yego. Rero ndumva naniwe pe. Maso ari kundya umutwe. Naraye ntasinziye neza. Ndabibona ko naniwe. Neza waretse. Tukaba tugiye mu cyumba kuganirirayo. N'ubundi urataha mu kanya. Cyumba? Sibyo? Mu cyumba? Ari keza. Urakoze.
hasi byose mu cyumba oya se kandi nta kintu kibi kiri n'ubu ugenda tukaganira tukaruhuka n'undi kanya yaguherekeza ukicomokera tu sibyo ntacyo byaba bitwaye urabyemeye yego tugende A few moments later. Shu, manya hari ikibazo se? Azubikireka kugira isoni mani. nta kibazo ariko impamvu nuko ngukunda Ngera. Meze neza? yego meze neza Siko uri nubwo nari mbufite ariko nyine ntabwo ari cyane neza wabonye hari ikiryana kirimo cyane kuri ko Imana ndagushimiye wakoze urakoze pe ko ntabwo hari isugi uzansobanurira ahantu wabishyize ubusugi bwawe nzagusobanurira n'ubishaka ko bimeze gusa nyine byari fresh tu yego nukuri wowe wabyumvishe gute nabyumvishe neza cyane wakoze ese watinyaga ikibuno si wabanje kungora nabanje kukubwira ariko mbabarire sibyo nambabarire nshaka ko twongera mbanje gusaba imbabazi nambabarire tuzongera ryari nyine ndakubabariye sibyo ikindi gihe uzagaruka ryari nzaza kugusura ibyo uzahitamo n'ibyo imisatsi yawe yasandaguritse nze kureba igisokozo cya sister Biteze. oh Lesti ndakubona Nawe ndakubona. wambaye neza Misiri. Subize ko aba ari ibisanzwe kuko neza njyewe. guizuza Ubwo wari uzi neza ko ngiye kugenda nkagumayo. gusa Cya mbere ni ukuba amaze kubona uko. Reba hano. ubundi wowe icyo nicyo cya mbere ndakuzi wowe nicyo ushyize imbere tu None. bebe ni best wanjye tubana hano best uyu ni girlfriend wanjye Wow. mwe nakubwiraga Ndakwishimiye. Kariyo. nshimiye merci Ndakwita neza. banita Norine Umurimo. Oh, ufite akazina keza nanjye nitwa Liza. witwa neza uko yitwa ni nako yitonda aritonda cyane Yego se? aritonda kabisa biragaragara ni umukobwa mwiza ndabona yitonda Liza sheri wanjye se uramubona ute Ndabona ni umwana mwiza ikaze hano urisanga. yego murakoze Ujye uhora uza kudusura. urumva ko hawe karibu ni karibu Gariza byagenze neza se Urifika utakiriye n'umushyitsi se bite? umushyitsi ubu se se amaze kumenyera ubundi ntiyakwiyakira se wakwiyakira gendeye mu gafirigo Nise urifika. Kuki utakiriye umushyitsi bite? banyakiriye azirizwa kumva naba naramwakira mani naje ndabanyakira Nagize ngo ni bya bindi by'abahungu nyine baba batagize ikintu bitaho. uranyakiriye data si wanyuzwe yego nanyuze ndakeka wishimye yego Liza ngo rero nakubwiraga tu Namubonye Olivier uzi guhitamo. Neza. Nahisemo neza pe. njye ntabwo njya nisondeka Uri barabizi umukobwa mwiza. nawe uri mwiza Nizere kutazababaza Kristo wanjye. ntabwo namuwe Uyu mufata ni byose kuri njye muri make ariko Nambabaza. urabyumva nzakwirenza sho none se ni sawa okay ubu ndatashye uratashye ugiye guhita ugera aka kanya kuko ubonye amajyana reka nkwerekeze nawe atawigendera okay, sibyo iwanyu bataza kugutuka kandi uri agakobwa ka papa sibyo Liza ndaje reka muherekeze sibyo ndahita ngaruka nagaceze ibyo byana imbere Mbega byiza ako nisire ko Olivier umukobwa mukunda by'ukuri gusa ndabyishimiye wow.
ibihe byanjye byagenze neza Olivier nawe mbonye yari yishimye iyi nzira nezerewe cyane kandi natwe turimo turanezerewe Liza Olivier mfasha wari wagiye wabyambariye nabyambariye yagenze bite sigo muri kumbaza wow neza cyane yagaze mu tipe yitaye moto iyi style nibwo nyikubonanye n'ukuri kw'Imana muri style bagiraga style bamwe uzi se genda nka shoppinga nkaza ngashyira mu kabati nekarika ubundi ku munsi nta mpamvu yo kugira ngo ngende nambara imyenda nkusubira mu mwandi njye ninjye ubwanjye uri kwiyeda ushaka mwana wowe wanayakoreye ubundi wayamaze iki shaka wayakoreye ahubwo nanjye ujya kunshopingira sibyo njye nta myenda myinshi mfite nk'iya gift nagoye ejo ndi nago yagushimishije kariya warankomye iriya boro wampaye nta nandi najyana uretse ubwo yeruka muri serusi njye wagoye amafaranga ndabizi nyine niwo mfasha buri kimwe ariko se none byagenze bite se mwana njyewe usanze maze shangiye byagenze neza ubwo wankoreye umuti kabisa nangire neza cyane urabibona hose mana yanjye njye nari nzi ko mbanguse cyangwa karakana ngateye ubwoba kahita kagenda byari byarangiye uri wasoje ngiye nkorera imbere mwana vuba urabizi ko nanjye nta mikino iyo utunota 40 gusa mani zanjye maze kuzibona mitanze ngaye mbaza ngo duturo tungaye bunda guceka kandi Shariza wagimbore amazi tubirikanye agiye arabinga bebe nese bara n'amaturu njyewe wenda n'ubifata ko kwinjirira nka bro wawe ari wa muntu ucireretse nyine we mubaye kuri 25 ubwo abere bibaye 50 ubwo nyine isenya cyoro Shariza mwana wagimbore ngo kirisoko mangisho ryose cyangwa umusozi ngo bambare basi ngakongera 10 ngo kwiturore ngo basi ngo mva ngo ndagira nk'iminota 2 namwe ngo njyewe ubwo ni ushaka imituro ndakongeza kandi nabwo ni uri kuneza umwongeza ko iminota ingahe oya nyine ubwo hari yakumwongeza yari kuzana 25 nyine ntabwo kireze nombyeshe ngeza no mu bicu neza nomvaga n'ubundi wapi icyambere ni mani icyambere ni mani ubwo nawe nizere ko byagenze neza cyane njye nagize amahirwe nibonera iby'ubuntu wese hari kujya bingurisha nkabigura iki suko bizi ko nta kazi ngira mwana nawe yaragize imana wenda wari kuzaza uyansaba no kuri mani ishimwe n'umunsi twese wagenze neza dore mu message babangaye reba sinigiza nanjye 50k mw'isaha imwe isaha y'ubwayo ndo turatungera numvaga nyine atari konza ariko ndabaye ati ni mane jama warangiza nk'inkoko kabiri hose ugiye isaha ugarukanye 1000 mani urabizi namukino kuri ngiye ku mafaranga ahubwo uranyemeje ahubwo turarya iki uyu munsi turarya Imana yaciye inzira inyama ikaranze uyu munsi Olivier uyu munsi niwo uri guteka ngira ahubwo mpite njya kuri bushi oya banze udebe uyu munsi niwo uteka ndateka nabi za nyama z'umunsi zirimo ibitunguru byinshi kandi wakase n'agasalade ubu wasanga ikintu cyari ikigabo kimamagaye Jesus mbabarira mwitabe nyine urajya gukorera n'insigare ntetse urasaba bihiye sibundi wowe biti baragafashisha oya ntabwo ndataha uretse sinakubwiye ko nari mfite randevu ngiyeho waba yiretse niba unyeneye nawe uzambwira undi munsi cyangwa nimugoroba umbwire nzi kuza aka amafaranga naguciye umva ndagusetse ese ubona njye ayo mafaranga nayakorera ubundi ko nakubije kumamagara kuki wongeye kumamagara niba udafite kuzuza amafaranga niyongeye kumamagara naguhaye angahe Imana n'undi mukiriya umva reka mubwire uri kino kigenga cyambyukije mu buriri kimamagara uza amafaranga kiri gutanga
ngo 5,000 aho ngaho nta kintu kirimo ngize ngo nundi wagasengane ngo uhite ugenda ahubwo noneho wenge uzi ko ibintu biba bifite amafaranga ahubwo harimo ibitayatanga kandi ngo no mu diaspora wasanga ari n'igikire kikaba kiri gutanga 5 we none namuciye angaye wowe ngo utanze 5 40 wari umuce 40 agwa 5 ashara magana ikikanyinisha nje ku mafaranga iyo munatangiye kunyinisha ari abantu baba ari utugona mwana isangura muri muzi umva Olivier sana nyine nje kuzana izo nyama uri kumva telefone ugenda ugure inyama umva ndazikumbuye pe mbabarira ugure nk'ibiro ugure 2 sibyo turateka kimwe umbabaye ucyumutse izindi wenda ni isosi tuzayitekesha nari ukarange n'amasoti ukune n'agasalade nyine uhahe buri kimwe cyose ubona ko na mayonnaise yashize ndagura imwe nto ya American nari sibyo American irahenda waguze citroman okay nta kibazo nari nyine ukoreshe buryoshye ntigira nk'ibihumbi 10 kuri phone urebe n'akantu ko kunywa nyine so narishu sanga agenda naye kuryama ndaniwe kino gikote cyanshyuhiye kirangiye nubwo kitabasha ariko rero byushye rwanyumaraga mwumva neza ndapfuye Ni sawa sheri. Karibu. Si wowe kuba warangaje umuryango. Zana gatebe utereka hari igihe mba numva nahaze kwicara mu nzu. Bareka nze nicare hanze mfate n'akayaga. Ndinje ndose. Nuko mbona yarangaje umuryango bitebye. Nizitese. Ariko noneho kuntu sigaye yose. Diaspora. Wagira ngo sigaye muri Amerika. Uri kune. Nukuri kw'Imana wagira ngo sigaye muri Amerika pe. Ifite fresher kabisa. Oh merci. Meze neza cyane. Wese bite. Nizeye ko tushaka kunywera ariko kuko nta kuntu usura icyo wabinkora. Cyakagise kizamuka. Ndonye ukuntu usa muse numva nshaka kukunywera. Byanyabyo. Boss, banduzana kawaini abari bwo banza kugira ikintu mutangariza. Wanjye ndashaka kumenya umuntu uri gushyiramo ibishoro. Kuko ukuntu meze bira. Izura muyoyo. Shariza cyakoze urankwa mape. Liza uramuyoyo. Cyane ukuri uri icyuki. Bawumutaye Ken kikoresha. Amakuruzi. Makuru meza. Wese. Cyane ngimeze neza. Gusa nari mukumbuye. Cyane nari mukumbuye. Ibaze ko nishenga bwati. Uyu munsi ndawuharira Ken. Cyane ukuri akoze kuza kunsura pe. Mba ngukumbuye nanjye mba nyereye za nkuru zawe. Ubu noneho uyu munsi sumbyite. Ngite ngo ni inkuru ngite ya byose Ken. Wambereye mwiza uri umuntu mukuru kuri njyewe nyine ungira inama kandi inama ugira ni nziza pe ariko ubu ngubu noneho nje kukugisha inama gusa nyine wumve sinzi uburyo nagushimira warakoze cyane ndagukunda ku buryo nyine ku rwego rwo hejuru sinabona uko nabikubwira kw'Imana ne emosi nawe ngeze ahangaha byose ni wowe urakoze sheri inama zawe hari igihe ntekereza ngo base uriya nishangaza Imana yamaye n'iki ko nyine cyane ukuri urakoze sinzi uburyo nyine nabivugamo pe nanjye biranshimishije pe biranshimishije kumva nyine hari umuntu kwishimira ni by'agaciro pe kereza ikintu kibi niyo mpamvu nyine mba nkugira inama ibintu byiza wacamo nyine kugira ngo ubuzima bugende neza niyo mpamvu mukundi n'amazani ndazikunda aba ari nziza aba ari ingirakamaro harimo benshi
bagira abandi inama ariko zikaba ari inama mbi zo kubara barahari ako inama zawe nziza neza sheri ni nayo mpamvu nje nyine kugira ibyo nkubwira ndetse nakugisha n'inama nsigaye mbana n'umutipe mu nzu warishingiye se oya muri make ni umutipe twahuye turahuza mbona nawe nta kibazo urabizi nanjye sinjya njya muri zagara cyane nyine nite ku bintu by'abandi akinize nanjye nkakina izanjye aba mu cyumba cye nanjye nkagira icyanjye inzu yanjye urayizi ubwo nyine duhurira nko muri salo cyangwa igikoni cyangwa se ku meza nyine ariko ibindi ntabyumvishe wivunika ariko se uwo muntu w'umusore mubana mu nzu udafitanye isano y'amaraso ibyo bintu byizeye ute nyine niyo mpamvu navuze ati reka nze nkurebe nkubwire sibyo ako Olivier ubwo namubonye ni umwana mwiza nyine turahura tukaganira none njye nabuze n'umwuka kumufata nka musaza wanjye namaze kumwakira pe Shariza nk'umuntu mukuru ibyo bintu birancisha kuko umuntu atari musaza wawe mudafitanye isano n'imwe ku maraso ntabwo wakwizera ko ibyo bintu bizaramba icyo nakubwira cyo ni ukurya urimenge ugashyiramo ubwenge bwinshi mu byo muganira byose ugatekereza kabiri kuko bishobora kuzarangira nabi ubu se nk'ubu usinziriye wibagiwe gukinga gusanga mu cyumba koko si buriya Olivier uko mubona buriya yatinyuka kubikora koko oye wowe niko umubona nyine ubona ko yitonze kubera ko atarabigerageza kubera ko nta kintu kiba arakora ngo ukibone ariko biramutse bibaye washiduka uri mu marira pe ubitekerezeho rwose uburyo njye namuwe naribije ibaze hari umunsi dushe nyine hari umunsi dushe yari yapfuye urumva nyine iyanjye niyo yarisigaye nzi ko yatinye kujya gukaraba atanyatse uburenganzira n'abese wagiye ugakaraba ngo yangu ubwo mbona nyine ibaze umuntu utinya no kwambara isume gukenyera isume mureba iyo ni imitwe abahungu se siko bameze nyine aragira ngo azabanze nyine akubikemo icyizere nyine akwereke ko ari umwana mwiza nawe uzageraho umwizera hahandi uzagera noneho wumva wanaryama udakinze ubu tubana ni umwizerwa ni umwana mwiza numara kugera muri iyo ka azakwihinduka kwereke ko atari wa wundi watekerezaga ubitekereze bibaye byiza uratandukana nawe mu nzu rwose kuko ibyo bintu ngenda umva nta cyizere bifite shakire nurakoze basi kamite nsimbuka ahubwo njye no mu rugo ubwo ngubwo basi turavugana kuri cyangwa tuzasubira Shariza ntacyo ari kubitekerezeho ushaka icyo gukora bitazakugira ingaruka wenda zikurikiza pe merci sawa chérie urakoze kubwa n'umuhungu mu nzu imwe bizarangirira mu marira Liza, wiriwe uteze? Cheers. Abayigeze? So ninde mvuze uri bungurire uyu munsi ra. Siwe wanyweye akadasembuye. Siwe wanyweye akatavangiye nako. Ari nkakumbereka. Mize neza. Afata cheers. None se nibo akusi uri kumbaza ngo umeze ute kuko shameze neza nukuri ndabibona urabona nameze neza iyo ndi gusoma kandi mba numva wow ubuzima bwose buri kugenda neza wow none ukuntu wambaye shabiri kumurura simubeshye meze nsanzwe nambara nawe nyine yambaye ukuntu kuboro nyine kuri sexto akireka nawe ariko ubona ukuntu uri mwiza uretse gato ijambo numvishe ngo uri kumva ntawe ubishe nsubirira nubwiye njye ubona ukuntu uri mwiza oya winjijisha Olivier
ndi mwiza ndabizi nanjye ubwanjye ngansubiza sinzi ijambo ngo ubona ngo ndi kugira uti nyine wambaye utuntu turi sexy tu keretse niba ari njye wumvishe nabi bo basanga ko ntakazamo ni ukuri ese ubundi Liza urabona n'ubundi tumaze kumenyerana cyane tumaranye igihe kinini tu ubwo rero njyewe ni ukuri ndagukunda pe ariko bije muri iyi minsi bitewe n'ukuntu turi kwitwaranaho ndagukunda n'uzite Liza naravuze nyine ko nabikubwira tu ariko igihe tumaranye tukirirwana dukorana buri kimwe cyose nawe uri njyewe umukobwa mu bantu utari mushiki wawe mwavutse mu nda ntago habura akantu tu ubwo ushatse kuvuga urukundo nyine rutari abavandimwe cyangwa urukundo rw'abakunzi girlfriend and boyfriend bizezetse nawe mbwira uko wiyumva njyewe mbwira uko wiyumva basi njyewe unyumva wote njyewe kuri iki rero wowe nyine n'igihe cyose mba numva narebye sure nawe urankunda neze ndakunda cyane shawe keza maze ese ujya ubona ukuntu uri keza mwana Liza nyine urabona n'ubundi abandi baje amasasi ujya kubatamo nyine nkasigara hano nyine umva akantu nshaka gusaba tu n'ubundi aho kugira ngo njye nirwa ngenda ndaruza ubwo bukobwa bundi bwo hanze ejo n'ejo bundi usange banyanduje n'uburwara n'iki nagira ngo nyine ujye untamo nanjye ngutemo tu nkundi ubikora n'abandi batipe nubwo kwishyura ariko nanjye hano ibyo ngufasha ni byinshi imana si byo neza waciye hirya no hino urazenguruka waciye cyangwa guhingukira ikibungo iyo uba wagushe ku ngingo kare akoze se wumva bivuze ngo urabyemeye Liza akamubwira sibyo akunguko tubana nibyo pe ni nabyiza ariko nanone dukwiye gushimishanya birenze ahangaha sibyo se neza nandi umusore mubisi ana niyo binyemereye sibyo ngare banamubwira akanabi Olivier nyine nari ntakintu nakubwiye ntakintu wasaba ngo nikwime pe okay none niba ubyemeye tutangira akazi uyu munsi kuko n'ubundi wumva ameze nabi pe si fasha undwaneho sibyo shuma tayari kabisa kandi ndaguha ibyishimo utigeze wumva no ku bandi bantu bose mwagiranye gahunda cyangwa kucisha amasha ndari gucisha mu tugenda sibyo se baguruka nari ngiro tugende nta kibazo ase mani ubite byawe ngwino ujye kumvura mani ndumva ameze nabi sibyo uragurutse se uri kwikomeza mani tujye mu cyumba cyawe tujye mu cyumba cyanjye nta kibazo